niba hari ubuzima Imana igukuye mu budafatika, Imana itanze ubuzima muri ibyo bintu, haleluya, ugiye gukora bigende. Bwira Yesu ibikuriza, bwira Yesu ibiguhangayikishije, bwira Yesu ibituma udasinzira. Imana imukoreye ubukwe, Imana imugire neza, Imana imukuye mu bisekuru bidafite umumaro. Neza ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Abakunzi ba Love Applicable Foundation Ministries ndabasuhuje aho muherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye, Amerika, Australia, Southland, Canada, aho muherereye hose mu bihugu bya Afrika ndetse n'abakunzi bacu bo mu Rwanda. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha kandi turabakunda mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Narihaye umutwe uvuga ngo Imana iracyafite uburyo bwinshi yagutabaramo. Reka tubanze dushime Imana ko Imana yatugiriye neza, Imana yaturinze, Imana yabanye natwe. Nukuri ntabwo biba byoroshye muri ubuzima, tukiri muri isi. Dawidi nawe yavuze ngo tukiri muri isi dufashe igihe mu ntambara. Rero niyo mpamvu igihe cyose dukwiriye kwikomeza kuri Kristo Yesu kugira ngo ajye abana natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Reka dushime Imana, Imana yaturinze, Imana yabanye natwe, Imana iba yabanye natwe mu tuzi dutandukanye, ikabana natwe. Rero niyo gushimirwa. Imana nziza, Imana ikomeye, turagushimiye Imana kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe watugiriye. Waturinze, uhabwa icyubahiro. Warinze abamama, warinze abakobwa, warinze abasore, warinze buri wese Mana aho ahereye mu gihugu by'ibihugu byose byarayo bitandukanye. Turagushimiye Imana ko wabanye nabo mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana nziza, uri Imana yo kwizerwa. Duhagaritse imbaraga zose z'umwijima katika jina la Yesu. Turahagarika ibitavuga Imana byose ku buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Mwemera ubane natwe Mana mu ijambo ryawe. Ijambo ryawe namaze kumenya yuko hari rizima, ijambo ryawe rirabohora, ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe rikuraho ingoyi mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye Mana, Mwami ukomeze ubane natwe muri byose. Ishimwe n'icyo no gukomera n'ibibi byawe ni mu izina rya Yesu Kristo wambaye ku musaraba igorogota. Amen. Reka dusome igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice ni 3. Turahera no ku murongo wa mbere. Haravuga ngo nuko Petero na Yohana bazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, aricyo isaa 9. Hari umuntu wavutse aremaye ibirenge, yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera. Arabaduka arahagarara, aratambuka yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yiterera hejuru ashima Imana. Abantu bose bamubona agenda ashima Imana baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho. Amen. Haleluya. Iri ni ijambo ry'Imana. Aba n'abagabo b'Imana Petero na Yohana bariho bijira mu rusengero bagiye gusenga. Ngo cyari igihe cyo gusenga, cyari isaha y'isa 9. Haleluya. Ngo hari umugabo wari wararemaye ibirenge,
yahoraga yicaye imbere y'urusengero asabiriza abinjira mu rusengero akabasaba, ariko ngo ahura na Petero na Yohana, aba bari abagabo b'Imana. Haleluya! Aba bari abagabo b'Imana, bari abagabo Imana yakoreshaga. Ngo barangije ngo baramubwira ngo wa mugabo we, turabizi ko usanzwe usabiriza, turabizi ko ubuzima bwawe ari ubwo gusabiriza, turabizi ko waremaye ibirenge, ariko iki ntabwo ari igihe cyo gusabiriza, ahubwo iki ni igihe cyo gukira. Ubumuga bwawe iki ni igihe cyo gukira uburyo waremaye mu buzima bwawe. Haleluya! Yesu ashimwe. Ngo arangije ngo Petero na Yohana ngo aramubwira ngo udutumbire gusa, aramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko arangije aramubwira ngo icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya! Ngo barangije ngo baramuhagurutsa, baramubwira ngo ntabwo uzongera uko wari umeze, ntabwo ariko bizahora. Aho wahoraga wicaye usabiriza ntabwo ariko bizagenda. Yesu ashimwe. Hari igihe mu buzima bwacu bwa buri munsi habaho uburwayi bukakwicaza ahantu ukamara igihe kinini uri ahantu uremaye, uri ahantu nta buzima, ariko igihe kigeze Yesu ajya abasha kuguhagurutsaho ubuzima, ukongera ukagira ubuzima. Duhereze Yesu icyubahiro. Haleluya! Haleluya! Ngo Petero na Yohana ngo baramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu Kristo. Reka nkubwire mwene data, waragerageje biranga, warakoze biranga, ariko Kristo arategetse ku buzima bwawe. Hari ibyo agiye kuguha, hari ibyo agiye kuguha mu buzima bwawe, hari ibyo agiye gukora mu buzima bwawe mwene data, wa mumama wa mupapa we, hari ibyo Uwiteka aguteguriye, hari ibyo agiye kuguha, nubwo hari ibyatakaye, nubwo hari ibyagiye, ariko humura, Uwiteka akubereye maso. Haleluya! Yesu ashimwe. Iri jambo ryanezeze cyane, nawe rigire mbese rikunezeze, ugire ihishurirwa muri iri jambo. Uwiteka afite ubuzima bwawe. Uyu muntu w'Imana yararemaye, yavuga ati ubuzima bwanjye bizagenda gute ko ndemaye igihe cyose mpora nicaye nsabiriza? Ese nzahora muri ibi? Ese nzahora nsabiriza? Ese umunsi umwe nahuye n'abantu ntibagire icyo bampa? Ese ubuzima bwanjye buzagenda gute? Reka nkubwire, hari igihe uba mu buzima, hari igihe uba mu buzima, ubuzima bukakugora, ubuzima bukagukanda, ukavuga ngo se Mana bizagenda bite? Ariko reka nkubwire, haracyari ibyiringiro mwene data, haracyari ibyiringiro wa mugabo we, haracyari ibyiringiro wa mukobwa we, haracyari ibyiringiro wa musore. Nubwo ubona ubuzima urimo hari nk'ubuzima bwo kuremara, ariko humura, Yesu aracyagufiteho umugambi mwiza. Haleluya! Yesu aracyagufiteho umugambi mwiza. Uwiteka atanze uburyo ku buzima bwawe, Uwiteka atanze ubuzima ku buzima bwawe, atanze ubuzima buzima. Mana ishimwe. Haleluya! Ngo uyu mugabo ngo barangije ngo baramuhagurutsa, Uwiteka agiye kuguhagurutsa. Haleluya! Ngo barangije ngo baramufata baramuhagurutsa, ngo bari bamaze kumusengera, bari bamaze, haleluya, imirimo n'ibitangaza byari bimaze gukoreka mu buzima bwe, atakiraho yicaye, ahubwo ngo arahagarara, ngomba mbari ngo n'ibirenge byose ngo birakomera, ngo arahagarara. Mana ishimwe. Ngo arahagarara. Ishimwe n'icyubahiro no gukomera n'ibyawe Mana. Imirimo n'ibitangaza bikoreka mu buzima bwe. Haleluya! Imirimo n'ibitangaza, abari bamuzi ahora yicaye ku rusengero rwitwa ryiza asabiriza, ngo ubuzima bwarahindutse. Ubuzima bugiye guhinduka, uburyo bari bakuzi, ubuzima bugiye guhinduka mama. Wa musore we, uburyo bari bakuzi, ubuzima bugiye guhinduka. Wa mukobwa we, hari uburyo bari bakuzi, ariko ubuzima bugiye guhinduka, kuko wemereye kubaho Uwiteka, kuko wemereye kubana n'Imana. Haleluya! Mwene data, ongera wizere Imana, ongera ubane n'Imana, ongera ugume kuri Kristo Yesu, niwe wahindura ubuzima bwawe. Witabaje abantu, wagerageje kwitabaza inshuti ntibagira icyo bakumarira, ariko Kristo niwe uje kugira icyo akumarira ku buzima bwawe.
ngo uyu mugabo Petero na Yohana ngo baramufata ngo baramuhagurutsa ngo bamujyana mu rusengero. Haleluya. Mu rusengero cyari ikimenyetso kigaragaza ko agiye gushima Imana, kigaragaza ko yahoraga yicaye kuri urwo rusengero asabiriza, ariko ajya mu rusengero ashima Imana avuga ngo ma ndagushimiye ko ubuzima buhindutse, ndagushimiye ko ari njye wa wundi uhora gusabiriza. Ngo batangira kumubona ubuzima bwarahindutse, batangira kumubona amaguru ari mazima, batangira kumubona amaboko nta kibazo afite, batangira kumubona umubiri we wose ari muzima. Reka nkubwire mwene data, aho uhereye uri kunyumva, bagiye kukubona ubuzima bwawe ari bwiza, bagiye kukubona ubuzima bwawe bwarahindutse. Ugiye kwinjira mu rusengero ushima Imana, uvuga imirimo n'ibitangaza, uvuga iby'Imana yagukoreye, uvuga aho yagukuye, uvuga uburwayi yagukijije, uvuga aho yagukuye, ahantu wari umaze igihe kirekire usabiriza, uri mu buzima budafatika. Yesu atanze ubuzima, Imana itanze ubuzima ku buzima bwawe, Imana itanze uburyo. Haleluya. Imana itanze uburyo mwene data. Shima Imana. Naho abantu batadutekerezaho, Imana igidutekerezaho. Naho abantu batatuzirikana, Imana igituzirikana, kuko turi abana bayo. Haleluya. Turi abana bayo, turi abana b'Imana. Yesu ashimwe. Uri umwana w'Imana, ntuzongere kwiciraho iteka. Uri umwana w'Imana, ntuzongere kuvuga ngo ntibishoboka. Ku Mana birashoboka, ku bantu ntibyashoboka, ku bana bamwe bawe ntibyashoboka, ku nshuti zawe ntibyashoboka, ariko ku Mana birashoboka mwene data. Ntongere kwicirwaho iteka, ntongere kumva ko bidashoboka. Haleluya. Icyo usabwa ni ukwizera Imana. Iki kirema kizeye Imana, ubumuga yari afite, ubu burwayi yari afite, haleluya, bukurwaho n'imbaraga z'Imana. Imana ikoresha Yohana na Petero ngo baramuhagurutsa. Haleluya. Nange mpagaze hano nk'umuhanuzi, mpagaze hano mubwira ngo nubwo hari ibyanze bigiye gukunda, nubwo hari ibyakunaniye bigiye gukunda, nubwo ubona akazi kanze Uwiteka arakaguhaye, nubwo ubona abana bakunaniye Uwiteka yongeye kubaha ubuzima, yongeye kubashyiramo imico myiza. Ugiye gushima Imana, ugiye guhagarara uvuga neza y'Imana, ugiye guhagarara uvuga kugira neza kw'Imana, ugiye guhagarara uvuga ngo Mwami ndagushimiye ko wabaye mu ruhande rwanjye. Haleluya. Yesu ashimwe. Ongera wizere Imana mwene data, ongera wizere Imana, ongera uhagarare n'Imana. Haleluya. Umve ko ishoboye, umve ko ari inyembaraga. Ongera wizere Imana, ongera wizere Imana mama, ongera wizere Imana papa, ongera wizere Imana wa musore, ongera wizere Imana wa mukobwa we. Wowe uri kunyumva, hari ubuzima Imana igukuye mu budafatika. Niba unyumva reka tuyihereze icyubahiro. Niba unyumva tera haleluya kubw'imirimo n'ibitangaza. Hari iby'Imana ikoze, hari iby'Imana ihinduye, hari iby'Imana ikuyeho, hari ubuzima. Uziko no kutagira amafaranga mu ikofi hari uburema. Uziko no kutagira akazi hari uburema. Uziko no kutagira imibereho mizima hari uburema. Ibyo byose Imana bikuyeho, ugiye kugira ubuzima mu izina rya Yesu. Amen. Ngo Petero na Yohana ngo bafata uyu muntu w'Imana wari uremaye, ngo baramufata ngo binjirana mu rusengero. Haleluya. Hari abantu ugiye kwinjirana nabo mu rusengero ushima Imana, bagufasha gushima Imana, bagufasha kuvuga kugira neza kw'Imana. Bavuga ngo nukwitwara bibo, uramumama Imana yamugiriye neza. Bavuga ngo nukwitwara bibo, uramugaba ahantu yari amaze igihe kirekire ari, nukuri Imana yamugiriye neza. Bavuga ngo uramukobwa ubuzima yari arimo n'ubuzima butari bufatika, Imana imugiriye neza. Imana bavuga ngo wa mukobwa igihe cyose imyaka yaramaze. Haleluya. Bavuga ngo nukuri tushima Imana ko Imana imukoreye ubukwe, Imana imugire neza, Imana imukuye mu bisekuru bidafite umumaro. Haleluya. Imana igushyira mu gisekuru k'Imana. Haleluya. Birashoboka ko ari ubupfubyi wari urimo, birashoboka ko ari agahinda wari umaranye igihe, birashoboka ko ari ubuzima bwari bugukomereye, ariko nta kinanira Imana. Muri njye ni kuyuzuye Mwuka Wera, aravuga ngo nta kinanira Imana. Haleluya. Bwira Yesu byose n'inshuti yawe, amakuba yawe uyamubwire. Mubwire buhoro
ibikuriza we kugira ubwoba kandi wirira wigira ubwoba wirira Yesu arahari Yesu arahari Yesu agufite uafite ubuzima bwawe bwira Yesu ibikuriza bwira Yesu ibiguhangayikishije bwira Yesu ibituma udasinzira waba mu nzu nziza ariko ntuyisinziriremo wagenda mu modoka nziza ariko ntuyigiremo amahoro ariko Yesu ni utanga amahoro Yesu ni utanga ubuzima haleluya ongera wizere Imana waragudasinzire wa mugabo we Yesu agiye kuguha ibitotsi Yesu aguhaye ibitotsi wa mama we waragudasinzire uvuga ngo bizagenda gute Yesu aguhaye ibitotsi ugiye gusinzira ugiye kumva amahoro yo mu mutima kuko wongeye kwizera Imana kikirema ngo kizera Imana kizera imbaraga z'Imana ngo kinjira mu rusengero yinjira na Petero na Yohana mu rusengero ngo ashima Imana aravuga ngo ninjye wa muntu wahoraga usabiriza haleluya ugiye kuvuga ngo ninjye wa mama wahoraga muri bwa buzima ugiye kuvuga ngo ninjye wa mugabo wari ufite agahinda ugiye kuvuga ngo ninjye wa mukobwa wari ufite agahinda muri ngewe kuko Imana inkoreye ubukwe ugiye kwinjira mu mukobwa mu rusengero ushima Imana ugiye kuvuga ngo ndashima Imana ko Imana impaye umugabo mwiza ndashima Imana ko Imana impaye umufiance mwiza ndashima Imana ko Imana impaye inshuti nziza haleluya reka nkubwire uburyo bwose waba ufite udafite Imana ntacyo bimaze ongera wizere Imana mwene data ongera wizere Imana wa musore we ongera wizere Imana wa mukobwa we ongera wizere Imana wa mama ongera wizere Imana wa mugabo ongera wizere Imana kuko Yesu Kristo ni ufite ubuzima bwawe abantu ntago ari bo bafite ubuzima bwawe oya ahubwo Kristo ni ufite ubuzima bwawe ongera wizere Imana haleluya ni ukubwira ngo ongera wizere Imana niho Yesu araza gukorera niho Yesu araza gukorera niho Yesu ari haleluya niho Yesu agiye gukorera kuko ongeye kwizera Imana Imana ishimwe haleluya kuri uyu murongo hanejeje cyane haleluya ngo maze bamufata ukuboko kw'iburyo Yesu agiye kugufata ukuboko kw'iburyo mama wa mugabo Yesu agiye kugufata ukuboko kw'iburyo akujyane muri bya bindi wasengeye igihe kirekire akujyane muri kakazi wari umaze igihe kinini usaba wa mukobwa Yesu agiye kugufata ukuboko kw'iburyo haleluya aguhe wa musore mwiza wasengeye haleluya wa musore we Yesu agiye kugufata ukuboko kw'iburyo aguhe wa mukobwa wari umaze igihe kinini usengera abantu bagufata ukuboko barangiza bakakuyobya ariko turashimira Yesu ko atajya yobya turashimira Imana iyo afashe umuntu ukuboko amugeza mu byo ashaka ngo barangije ngo bamufata ukuboko Yesu ashimwe ngo bamufata ukuboko kw'iburyo ngo baramuhagurutsa ngo uwo mwanya ngo ibirenge bye ngo n'ubugombambara ngo birakomera haleluya ngo arabaduka arahagarara ngo aratambuka ngo yinjirana nabo mu rusengero atambuka yiterera hejuru ashima Imana haleluya 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 ugiye kwiterera hejuru ushima Imana kubyo Imana ikoze ugiye kwiterera hejuru uvuga ngo Mana nagushimiye ko abana banjye wabahaye gutsinda ugiye kwiterera hejuru uvuga ngo Mana ndagushimiye ko abana banjye wabahaye akazi ugiye kwiterera hejuru ushima Imana uvuga ngo Mana ndagushimiye kubw'imirimo n'ibitangaza wakoze mu buzima bwanjye wakoze ku mugabo wanjye wakoze ku mugore wanjye wakoze haleluya ugiye kwiterera hejuru ushima Imana ngo abamubonaga iri jambo ryantangaje ngo abamubonaga ngo batangira gutanga baravuga ngo se ni wa wundi twari tuzi wasabirizaga baravuga ni wa wundi twari tuzi uri mu buzima budafatika
ngo baratanga. Reka nkubwire mwene da, bagiye gutangara. Bagiye gutangara ubuzima Imana ikugiriye, bagiye gutangara ibyo Imana igukoreye, bagiye gutangara ubuzima Imana igushizemo. Haleluya! Bagiye gutangara kubw'imirimo n'ibitangaza Imana igukoreye mwene data. Ongera wizere Imana. Bagiye gutangara kandi baragufasha gushima, baragufasha gushima, baragufasha kuvuga imirimo n'ibitangaza Imana igukoreye. Himbazwa Yesu. Turagushimiye Imana, turagushimiye Imana kubw'imirimo n'ibitangaza, kuko abantu bagiye kugufasha gushima, bagiye kugufasha kuvuga imirimo n'ibitangaza Imana igukoreye mu buzima bwawe. Tunapepeye Bwana, duhereze Imana icyubahiro kubw'imirimo n'ibitangaza Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Reka dushime Imana. Ariko Imana itanze uburyo. Wari mu buzima budafatika, Imana itanze uburyo. Wari mu bintu wakoraga ntibigende, Imana itanze ubuzima muri ibyo bintu. Haleluya! Ugiye gukora bigende, ugiye gucuruza bigende. Haleluya! Abari barakuvuye bagiye kukugarukira, abari baragutaye baragarutse. Haleluya! Kuko Imana ikubise imbaraga zose zakurwanyaga mu buzima bwawe. Ugiye gutambuka ushima Imana, uvuga imirimo n'ibitangaza Imana igukoreye mwene data. Haleluya! Ndagushimiye Imana kubw'imirimo yawe n'ibitangaza ukoreye bene data. Turagushimiye Imana ku gacano Love Applicable Foundation Ministries udukoreye imirimo n'ibitangaza. Hari abantu Mana bagiye guhagara bashima izina ryawe, bavuga imirimo n'ibitangaza, bashima ko hari icyo ukoze, bashima ko bahaye akazi, bashima ko hari ubuzima bakuyemo budafatika, bashima ko abana, haleluya, abana babo bagiriye neza, bashima ko baduhaye akazi, bashima ko imiryango yari yarataye igarutse. Turagushimiye Mana. Haleluya! Ikirema ntabwo cyari kizi ko ubuzima bwagaruka, agahagarara agashima Imana, abari bamuzi asabiriza bakabona ubuzima bwarahindutse. Mana ndagushimiye ku buzima bw'aba bantu ubuhinduye. Ndagushimiye Imana ku buzima bw'uyu mumama uri muri Canada ubuhinduye. Ndagushimiye Imana haleluya, ubuzima bw'uyu mugabo uri mu Rwanda warurushe kubuhinduye. Ndagushimiye Imana ubuzima bw'uyu mukobwa yarari mu bwihebe, yarari mu gahinda, kagahinda gakuyeho, utanze ibimunezeza, utanze ibyishimo. Uhimbazwe Yesu. Urakoze Mana, urakoze kubw'ineza yawe Mana, urakoze kukoze imirimo n'ibitangaza ku buzima bw'abanyarwanda, urakoze kukoze imirimo n'ibitangaza ku buzima bw'abantu badukurikiye. Uhabwa icyubahiro, ishimwe n'icyubahiro no gukomera n'ibibi byawe, ni mu izina rya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba i Golgotha. Amen. Shalom shalom, turabakunda, Imana ibahe umugisha. Amen.